Menya neza niba umuhungu agukunda cyangwa atagukunda, akaba akuryarya, akaba ashaka kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina cyangwa kurya utwawe agucucure ndetse akwangiriza urukundo. Ibi bimenyetso nubibona ku muhungu mukundana uzamenye ko rwose nta rukundo agufitiye. Mbere yuko dukomeza rero, utarakanda subscribe abikore, like, share, comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Mbibutsa kanda subscribe ufungura akazugera. Ahangaha ni kuri Sharif TV, njye ubagezeho ikiganiro nitwa Sharif, mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso ushobora kubona ku muhungu mukundana, ku mukunzi wawe w'umuhungu cyangwa se w'igitsina gabo wese. Ibi bimenyetso nubibonaho rwose uzahita umenya ko atagikukunda. Ibi bimenyetso nubibona ku muntu mukundana w'igitsina gabo, umuhungu especially cyangwa se umusore, nubibonaho ibi bimenyetso ngiye kukubwira, uzamenye ko rwose weho umukobwa atagukunda. Ashaka kugira ngo wenda mube mwaryamana, ashaka kugira wenda mube mwakora n'ibindi, ariko atagukunda pe. Utari mu bantu abana nkaho mwaba umugore n'umugabo. Rero ibi bimenyetso nibona ku muntu mukundana, nushake rwose ukuremo akawe karenge, kubera ko ngiye kukurya akara rwose. Ibi bimenyetso nibona ku muntu mukundana w'umuhungu uzamenye ko atagukunda. Reka tugende ku kimenyetso cya mbere rero tudatinze. Ikimenyetso cya mbere, nubona umuhungu mukundana atangiye kujya guhamagara mu gitondo akakuvugisha hejuru y'isaha. Aka kantu kumve neza. Nubona umuhungu atangiye kujya guhamagara cyangwa umusore mukundana mu gitondo akakuvugisha hejuru y'isaha, sister, mukobwa, ihita umenya ko uyu muntu ntago akubonamo umuntu mwashakana, ari kukubonamo umuntu wo kuryoshya. Rero niba ushaka umuntu wo mwashakana, uyu muhungu ntago agukunda urukundo rwashakana nawe. Ni umuhungu ugukunda urukundo rwo kuryoshya, cyangwa se mu gihe kuryoshya birangire. Rero uyu muhungu uzamwirinde. Reka nkubwire ikindi kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya kabiri, umuhungu utagukunda ntago azagufata muri kumwe n'abandi ngo agufate. Oya, azahita akwegeza ku ruhande. Ntago azabasha kuba proud yawe ari kumwe n'abandi. Umuhungu utagukunda yari gukora bino bintu, akora buryo cyo atabikwereka, arabiguhisha kugira wewe ntubibone, ariko mwaba muri mwenyine akakwegera akaguhobera, ariko mwaba muri kumwe n'abandi ntabikora ibyo bintu. Ibi bintu ntubibone rero ku muntu mukundana, uzamenye ko rwose ntago ari proud yawe, ntago agukunda. Reka tujye ku kindi kimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya gatatu, nubona umuhungu aguhamagaye nyuma ya saa yine z'ijoro, araguhamagaye kugira muvugane byibuze mukavugana hejuru y'amasaha 2. Uwo muhungu ari kugutesha igihe, ntago agukunda. Sister, brother, weho mukobwa, niba ukundana n'uyu muhungu umeze gutya, menya ko atagukunda. Reka dukomeze ku kimenyetso cya kane rero. Ikindi kimenyetso cya kane kizakubwira ko umuhungu muri kumwe atagukunda, ni uburyo aba akuganirizamo. Umuhungu mukundana akuganiriza kwisanzuyeho. Cyangwa se umuhungu ugukunda akuganiriza kwisanzuyeho, ku buryo yakubwira n'ibyamubayeho bibi cyangwa se byiza bitewe na topic muri kuganira. Ariko nutangira kubona umuhungu muri guteretana muri iyo minsi atangiye kujya akubwira utugambo dukeya, akubwira ati ngo songo urabona ngo nyine akakuganiza amagambo makeya, ukabona kukuganiza amagambo abaza, menya ko rwose uyu muhungu atagukunda. Reka tujye ku kimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu rero, nubona umuhungu
kuguhobera bimujena, cyangwa se ukabona afite ipfunwe yuko yaguhobera, afite ipfunwe yuko yaganira nawe, afite ipfunwe yuko yakora kino kintu. Icyo gihe nawe ukiri kubibona, wewe umukobwa icyo usabwa gukora, indyarya imbwa n'indyamirizi, mumera indyamirizi nawe ube wishakira abandi hakiri kare, kubera ko azakwangiriza urukundo rwawe. Niba video rero uyikunze kandi subscribe, like, share na comment, kubera ko ibiganiro nk'ibi bizajya bica kuri Sheriff TV. Ndabashimiye mwese twabanye muri ino video. Niba hari ikigufashije kandi subscribe, like, unasharinge na bagenzi bawe, turebe ko twahindura sosiyete yacu. Ciao ciao.